nongeye kukwifuriza amahoro y'Imana nshuti muvandimwe ukunda kumva amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana. Twagiye turirimba indirimbo nyinshi zikomeza imitima mu bihe byacu byo kubaho kwa buri munsi. Kwihangana kwacu kwakomezwaga n'ibihimbano by'umwuka byabaga byarahimbwe n'abakurambere bacu babayeho twebwe tutarabaho kuri iyi si. Twabonye abakurambere bacu nka Annie Rebecca Smith wahimbye indirimbo ya 5 ivuga ngo murinzi we menyesha igihe. Mbese wacuniye muhero, umukobwa wari umudivantiste b'umunsi wa 7 wabaye intwari mu gihe cya William Miller. Iyo tuvuze William Miller ni umugabo ufite icyo avuze mu itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa 7 nk'umukurambere w'itorero ryacu. Annie Rebecca, uyu mukobwa w'inkumi yishwe n'igituntu ariko asinzira agitegereje gutunguka ku bicu k'umwami wacu. Twabonye umugabo William Cowper, umuhimbyi w'indirimbo ivuga ngo hari isoko ivamwo amaraso yo mu mitsi y'Emmanuel. Uyu kandi niwe wasinziriye mu gitaka amaze kwandika ati hari indirimbo zera ntazi nzaziririmbira mu ijuru. Yajyaga aririmba ati mpereye igihe menye isoko iva mu bikomere byawe nugeze urwo rukundo rwawe. Twavuga iki se nk'umusore witwaga Joseph Medile Cote Scriven wahimbye indirimbo y'ijana nta nshuti nziza nka Yesu. Wakunze umukobwa wa mbere, habura gato ngo ubukwe bwabo bugere, uwo mukobwa akarohama agapfa, agakunda wa kabiri nawe agapfa batabanye. Joseph byatumye yiyegurira Imana atanga utwe twose ngo n'abandi bamenye Yesu. Umurambo wa Joseph muribuka ko waje gutoragurwa ku kiyaga cyo muri Canada. Ntitwabarondora ariko ntitwasoza tutavuze umuhimbyi wahimbye indirimbo yitwa ngo menyesha ibya Yesu byose maze winyandikemo. Mbese nshuti ujye uzirikana ko uyu muhimbyi atabonaga, ntiyarebaga rwose, yari yarahumye. None se nshuti yanjye, wowe imbere y'umucamanza ukomeye uzireguza iki? Niba impumyi zarandikaga, abamugaye bakandika, bakarara amajoro bakwandikira ngo bizakugirire umumaro, uzireguza iki? Nshuti yanjye, zino ndirimbo tujya turirimba zajyaga zihimbwa kubwo kwitanga kw'abahimbyi bazo. Batangaga ubutunzi bwabo, batangaga igihe cyabo ndetse n'ubuzima bwabo mu gihe biri ngombwa. Hari n'abazihimbaga kubw'amarira y'ababo babaga babasize bagiye mu gitaka, ariko bagasigara ku isi bafite ibyiringiro ko mu gitondo cy'umuzuko akabuza bazongera kubonana. Nshuti yanjye, ongera usubiremo utuje neza zino ndirimbo. Mu gihe ziririmbwa ujye urushaho kuririmba uranguruye cyane kandi usenga ngo Imana iguhishurire umugambi wayo mu ndirimbo. Imana iguhe umugisha. Yari Jacques Lamek.